Hello guys, uyu munsi ronje kukwereka nono akantu k'ubwenge ka danje niba uri umu content creator ukaba wabonye title yanditse kuri video. Mwino video tugiye kureberamo ukuntu ushobora kuzamura watch time yawe ya amasaha 2000 kuri YouTube basaba kugira ngo ube monetize. Niba utaraba monetize egera hino, kandi nawe niba warabaye monetize ukaba uri kureba ino video, nzi neza ko iri bugufashe mu bintu byinshi. Iri bugufashe kumenya ukuntu nyine wakongera views wabonaga cyane ko hano kuri YouTube ujye usanga bahemba batangiriye ku ma views. Ikindi uri bumenye ukuntu navuga ukuntu nyine wazamura cyangwa se washyira channel yawe kuri stand navuga nzima, ku buryo nyine buri gihe cyose wajyishyiraho video views zawe zikazamuka. Ino video rero turasangamo ibice bigera muri 6. Igice cya 6 cyo kiri bugutungure, ushobora no kubukora iryo kosa buri kanya bigatuma atari byo ubona views. Nkuko bisanzwe rero uzabona abantu benshi hano kuri YouTube bavuga ngo views zabaye views ni ikibazo hano hanze, kuko aba subscribers igihumbi na abantu ushobora no kwifatira wowe ubwawe umwanya ukajya kuri buri muntu agukorera subscribe, ariko nago wajya kuri buri mwanya kuri buri muntu wese umubwira ngo ndebera ino video amasaha ya nayo. Urumva ni ibintu bigoranye cyane, bivuze ngo usabwa kugira ngo ushake ukuntu wabona ano masaha. Kandi n'ikintu gitangaje kuri ama website ujye usanga bakubwira ngo hano ducuruza ngo aba subscribers, ngo hano ducuruza amacano. Nta website uzasanga icuruza watch time. Oya, nta website uzasanga icuruza watch time. Ni ibintu bitabaho. Rero ndakeka ino video ni nk'iya kabiri cyangwa iya gatatu nkoze nkwereka ukuntu wabona watch time. Nibiye ku bantu iya mbere batakunze, kuko iya mbere yagenderwaga kuri telefone runaka. Ku bantu babaga bafite iPhone yaranyarukaga cyane, kuko byakoraga byihuta. Aho ku Android yajyaga igenda gake. Wabonye ko nanjye kubikora nabikoze bisa n'ibigenda gake. Niba utarayibonye wagenda ukayireba, gusa niba ufite iPhone. Ikindi kintu hano tugiye kuboneramo ibice 6 nkuko nabikubwiye. Mu bice 6 rero ndabizi ntago waburamo ikintu utajya ugira ute wubahiriza kandi ari icy'ingenzi. Bivuze ngo usabwa gukurikiza igice kimwe ku kindi kugeza ino video irangiye. Bivuze ngo rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, reka twakire urakaza neza hano kuri 3x. Hanyura ibintu byinshi uranyura ujye muri bio yanjye, uri buhita ubibona ibintu bihanyura byose, kandi niko tubikora. Reka dutangirane igice cya mbere. Igice cya mbere rero ubundi nkuko ubizi usabwa kuba ufite inch muri make content ukora. Niba ukora content ya navuga ya comedy cyangwa se ingi yo kwigisha cyangwa se n'indi yari yose waba ukora, usabwa kuba ufite content. Ni nko kuvuga ngo ugiye gutangira business. Rero urumva ntabwo watangira business nta gitekerezo cyangwa igishoro cya business ugiye gukora ufite. Ubwo rero usabwa gushaka igishoro na business ugiye gukora. Ikintu cya kabiri ni ikintu bise pin comment. Kuri upininga muri comment, ndabizi nta muntu ufite YouTube channel hano utazi gupininga comment. Bivuze ngo niba utanabizi ubimbwire ndi bugukorere video, ndaguhereza uri bunyandikire muri comment ngo umpereze nimero yawe ya WhatsApp, ubundi nze kugukorera video nyikoherereze kuri WhatsApp y'ukuntu upininga nuza muri comment. Upininga miki ikintu upininga ntago ari ya comment isanzwe. Upiningamo comment isanzwe bitewe nuko nyine ari iyo mfashe video nkapiningamo comment. Nshobora gupininga comment nkubwira ikibazo video yagize, ukumva ko nyine ari ikibazo buri muntu yagapininga iyo comment. Ikindi kintu nshobora gupininga comment bitewe nese n'ikintu runaka turi kuvugaho. Wowe urafata ugahita ureba video yawe ushaka abantu bakurikirana indi kurura abantu bya cyane, wangize ugahita ufata ugakopia link yayo ukayishyira muri comment, ubundi ukayipininga. Iyi pininzi y'umuntu arebye video yawe akijya muri comment ahita abona indi video, ukandika nko hejuru yayo ngo ibi bintu bikorwa gutya ntimuzongere kubikora gutya, cyase ibi bintu ushaka kubisobanukirwa wayisanga muri comment. Igice cya 3 rero
igice cya gatatu bakita end screen. End screen ni kwa kundi ubona urangiza video, wenda n'urugero yanjye ugahita ubona hakurikiyeho indi video nanone nakoze yanjye, agahita haza uduce twinshi bavuga ngo players next, ugahita ubona hajeho nka playlist cyangwa se njya nkunda gushyiraho playlist cyangwa playlist na video imwe. Bivuze ngo nawe rero ni gutyo ugomba kubigenza. Niba utazi ukuntu washyiraho izo end screen zimeze nka gutyo, ndabuze ko nanone wabimbwira muri comment nkakora izo video. Video ebyiri nabonye mwansaho gukora y'ukuntu wapininga comment na end screen ukuntu zishyirwaho. Ikindi kintu cya kabiri, guha abantu reason, nako cya kane sorry, guha abantu reason ituma baguma kuri video yawe kugeza irangiye. Iyo umuntu arebye video yawe agahita yivaho, wayireba yiva, algorithm ya YouTube igihe kiragera ntipushinge video yawe kuko ibona ko buri muntu wese yayanze. Gusa iyo ufata video warangiza ukabahereza impamvu baguma kuri video yawe byibura mu gihe cy'iminota 2, icyo gihe bishobora kukuzamura kuri watch time, kuko iyo minota 2 bayiteranya iminota 2 ukubye n'abantu igihumbi, urumva bari nk'iminota 30 na yaba ari nk'amasaha 30 na gutyo. ikindi kintu abantu baba content creator benshi batajya bitaho, kandi nkabona ari ikintu cy'ingenzi kuko ku macano menshi nasuye nasanze ari amacano y'abantu navuga bakeya bazi gukora ibyo bintu, gushyiraho playlist muri video. Rero playlist kuri YouTube ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko urumva niba nshyiraho video imwe na playlist ushobora kwishimira video yanjye ugahita ujya kureba playlist yose ku buryo urangiza playlist yose ubona ibintu bikiri cool. Urangiza playlist yose ifite nka video 90 cyangwa 100 gutyo biterwa na video ufiteho. Bivuze ngo playlist ni ikintu cya mbere kibanze ugomba gukora, ugacreate nka playlist. Niba utazi kuyicreate nka none ubimbwire, iyo video n'ibyo bintu bitatu nzayikore ubutaha, nyikore yose ubundi nyibahere rimwe yuko ibyo bintu byose bikorwa. Ikindi kintu rero mino video twaboneyemo inchi niyo ya mbere, pin na end screen no guha abantu impamvu bareba video yawe. Icya gatanu ni playlist. Ikintu cya gatandatu rero ni ikintu gishobora kuza kugutungura cyane ko iryo kosa ntago ari wowe urigwamo wenyine, iryo kosa ni abantu benshi barigwamo benshi. Ikosa bita time to post, igihe cyo kwa uploadinga video yawe. Umuntu wanjye video yawe ntago uploading igihe uboneye, ahubwo wifata amasaha wiha umunsi wa uploadingira video yawe, bityo algorithm ya YouTube izafasha kumenya ngo uyu muntu ya uploading ibi bintu, aba subscribers benzajya mbahereza video ibi bintu izi saha ntaha hantu. Bivuze ngo rero niba wakunze ino video, like bye, ndabakunda, ciao, tubonane mu zindi video.